Nimunyemerere mfata akanya mbasuhuze mbashimire mbabwire ngo turabakunda aho muherereye hose mu mpande enye z'isi, mbabwire ngo Imana irabakunda. Ngize umugisha rero wo gusura bano abagabo nkunda cyane, harimo umushumba, harimo evangeliste, aba evangeliste babiri. Tubahaye ikaze, Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Yego. Haleluya. Wowe witwa nde? Nitwa Ndacyayisaba Elia. Murakoze. Nawe watwibwira? Yesu. Uyu mugabo witwa Robert araza kutubwira impamvu za Yesu yishyizeho yiyita Yesu. Ntabwo ashobora kuvuga izina rye atongeyemo ako kantu, buriya afite impamvu z'ibyiringiro bye. Hanyuma Imana ibaho umugisha ko mwitabiriye iki kiganiro, ariko kandi ndagira ngo tuze kugiha umurongo, tugihe topic nashatse ko tuganiraho ivuga ngo ni gute Imana irinda umukiranutsi. Umukiranutsi w'Imana ni muntu ki? Ese abakiranutsi koko babaho? None se nimba umukiranutsi abaho, Imana imukurikirana ite? Irinda uwo mukiranutsi wayo gute? Ndagira ngo tuze kwakira umushumba atangira dusengera Imana, hanyuma abakunzi bacu badukurikirana ku isi yose baze kumva icyo Imana ivuganye nabo. Mushumba Nshimiye, wadusengera? Mwami data twese mu ijuru, Haleluya. turagushimiye ko uri Imana ishobora byose. Amen. Turagushimiye ko uri umutabazi wacu bwite. Uri Uwiteka niyo zina ryawe. Uri Imana y'agakiza gakomeye, uri Imana y'icyubahiro, uri Imana y'igitangaza. Komeza kubana natwe rero, utwiteho kandi uturengere, utuneshereze, kuko uri Imana y'ibyiringiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze, tubahaye ikaze nanone, ariko kandi duha ikaze abantu batuye muri Afurika, abantu batuye i Bwotamasimbi, turavuga muri Australia, turavuga Amerika, turavuga umugabane wa Aziya na Europe. Hari inshuti zacu, hari abavandimwe, abantu benshi badukurikiranira ku isi. Tunababwire ngo turabakunda, ibyo dukora murabishima, ibyo dukora murabikurikirana, kandi dukunda cyane komenti zanyu, mukatubwira ngo dukore korekisiyo kamwe, mukatubwira ngo hari ibyo dushaka ko mwakongeramo bizaryohera abantu. So uyu munsi rero turabararitse kugira ngo twumve icyo Imana yaturarikiye hamwe n'aba bagabo beza, abakozi b'Imana, abana b'Imana. Ntabwo ari abakozi b'Imana gusa, ahubwo ni n'abana b'Imana. Robert, ndagira ngo tuguhereho, hari ukuntu utangiye utwibwira ngo witwa Robert Yesu. Iryo zina bisobanuye iki? Hanyuma turi hano, twicaye hano, wari utubajije tumu umukiranutsi ese koko abaho? N'umuntu witwa ngo Robert Yesu ukurikiranye wakumva ko iyo Yesu ni umukiranutsi. Robert nyine ni Robert nyine uvuka mu majyaruguru, ubwo ni Robert wo kwa kanaka, nkuko ndi kumwe na Nshimiye wo kwa kanaka, na Elia wo kwande ukwa kanaka. Ariko urumva ko uwo kwa kanaka yinjiyemo Yesu, umukiranutsi w'Imana abaho. Naho nakuye rero izina Robert Yesu mu rwego rwo kugira ngo abantu bumve nkuko dufite inshingano, icyo bita evangelization, no kubwira abantu ubutumwa bwiza. Mu rwego rwo kugira ngo abantu bumve izo nshingano twabonye, nibura umuntu ashaka kwika ko yise Robert Yesu byavuye he, nibura akaba yakurikirana. Dufite inshingano zo ngo mugende mu mahanga yose, mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, abemera mu bugira gute babatize. Yesu uzabatiza utari pasiteri, aho twahagera. Hanyuma rero ku bwanjye wanabatiza. None se uranuza Filipo yabatije inkone yari umupasiteri? Yes. Filipo ntabwo ari umupasiteri. Turi mu nshingano ubundi zo kugira ngo bwiza ubutumwa bwiza, umuntu wemera tukamubatiza. Filipo avuye i Yerusalemu, yazaze inkone ze atumwe. Filipo yari pasiteri wapi? yaravuye gusenga, yaravuye ngo genda uwo muhura niyo herereje nimuhura umubatizi. inkone yarizeye gusa ahita mu mazi ubatize. Yego. Hanyuma wari utubaje ikibazo cyiza. Iki kibazo yabaye n'abanyamakuru bandi cyangwa se n'abantu bose duhura nabo bakibazaga ngo se umukiranutsi abaho? Usanga abantu bamwe mu rwego rwo kutabishyikira bavuga ngo intungane bwira icumuye karindwi, uri kumva kabiri. Abandi ugasanga bari kuvuga ko nta mukiranutsi mu isi ubamo, ariko iyo usomye ijambo ry'Imana usanga mu isi barimo. Nasomye ijambo ry'Imana rihera ku mugabo witwa Aburahamu, rivuga ukuntu Aburahamu yari umukiranutsi. Mu gukiranuka kwa Aburahamu, donc gukiranuka ubundi kugira ngo umuntu akiranuke, ijambo gukiranuka, ishinga gukiranuka ni ukugira ibintu uvarukana nabyo, sibyo? Donc nk'ubu Nshimiye turi kurwana, nkabona ukuntu umucika, nagira ariya Nshimiye ndamukiranutse, sinzi niba uri kunyumva neza. Noneho mu bwami bw'Imana gukiranuka
nukuvarukana cyangwa se gukiranukana n'iki n'ibyaha sibyo umuntu wakiranutse donc agatandukana n'ibyaha aba yitwa umukiranutsi niyo mpamvu nagiye nsoma uhereye ku banditse nka Dawidi yaranditse aravuga ngo nari umusore none dore imvi zibaye uruyenzi sinigeze mbona umukiranutsi arekwa bivuze ngo uwo muntu abaho kandi uyu mugabo wabivuze yari afite amakuru twibuka ko yari umwami yaba y'ubutasi yaba yo yabonye yaravuze ngo sinigeze mbona umukiranutsi arekwa ari n'undi mugabo wigeze kwandika ijambo ryiza ni Paul ushobora kuba yararyandikiye abakorinto arababwira ngo abera abo mu isi nibo mfura z'Imana yishimira bivuze ngo mu isi abakiranutsi bo barimo ahubwo baranarinzwe uri kumva barimo mwibanga ntabwo bapfa kubona umuntu agenda mu nzira ngo umenye ko ari umukiranutsi umva Yesaya uko navuga aravuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza reka dupfungira dushyirana akadomo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza nuko barahari tubasha kubwira abadukurikiranye mu Rwanda no hanze kabakiranutsi babaho Yesaya bivuze mu kihe gice kugira ngo wenda abantu badukurikiye cya 3:10 muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza yongera akavuga ngo kuko bazatunga ariko umunyabyaha we abonye ishyano azagubwa na Zaburi y'ijana na 28 yarabyanditse Dawidi ari gusobanura itandukaniro riri hagati y'umukiranutsi n'umunyabyaha abango barashisha bakagwira abanyabyaha babwira impamvu uri Robert Yesu kamabwira impamvu ndi Robert Yesu mushumba nibyo rwose nadufasha baramutubarije umunyamakuru wacu ariko reka mbabwira impamvu ndi Robert Yesu maze umuririmbyi umwe araririmbye aravuga ngo I don't forget cyangwa se sinzibagirwa one day nakizwa ubwo Yesu yinjiraga muri njyewe urumva ko hari igihe cyabayeho uwo muririmbyi arabyibuka nanjye ntago nzibagirwa umunsi Yesu yinjiraga muri njyewe akimara kwinjira muri njyewe nahise mvuga ntago nyikiri Robert njyenyine ahubwo ndi kumwe n'uwitwa Yesu winjiye muri njyewe mera nk'umugabo umwe witwa Paulo aravuze ngo sinjye uriho ngo ahubwo ni Kristo uri muri njye ubwo nuko ngo Paulo nawe yari Paulo Yesu naho Robert Yesu ari muri we naho Robert Yesu byavuye arega wambwaye nshatse nakwitwa Pastor Nshimiye Yesu nabonye mu modoka zo muri South Africa bazandikaho ngo Jesus kuri plaque zabo vema Jesus kuri plaque yariko Jesus zo muri Amerika barize ngo Jesus ndabihinduye kuruta plaque ndabihinduye naho Robert Yesu byavuye nani nuko ngiye kwita kandi mu Kinyarwanda aravuga baranavuga ngo imfura ingana na se kandi twe turabana b'Imana kandi Yesu ari muri twebwe wa mugani noneho reka mbasobanurire neza iyo ufashe iki gitabo bundi rimwe na rimwe sinjya nyina nagikoresha kuko ndicyo rimwe na rimwe iki gitabo sinjya nyikoresha uri kumva kuko nabaye cyo sinzi ni uri kunyumva sinyira iki gitabo ahubwo nabaye cyo ubundi uyu ni umutsima uri kumva w'ubugingo iyo winjiye muri njyewe nka Yohana 1:12 ijambo twize muri code dimanche ubu ngubu nagiye kuryumva nyine kuko uwo mugabo yinjiye muri njyewe iravuga ngo icyo akora bamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba not kwitwa pastor kuba etre to be a child of God noneho kuba umwana w'Imana ubwo nuko ngo ubaye urubyaro Imana ibyara 13 uze kwasoma niho huzuye neza haravuga ngo abo ngabo ntago babyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa n'umugore cyangwa se inyama n'amaraso ahubwo bavuye mu bise by'amaraso ntabwo ari intanga uri kumva ntago ari intanga bivuze ngo umva ahantu Yesu Robert biva rero ubwo inanga Pastor Nshimiye n'inanga yamubyaye bivuyemo kuko bitari muri urwo rubyaro hajemo amaraso hajemo byavuye mu bisa by'amaraso ya Kristo sibyo nuko ngo uru rubyaro Imana ibyaye ntago rubyarwa nuko Robert na Eliya bashaka ukuntu bakazara ubwo Neri wanjye avuye muri urwo rubyaro avuyemo kuko ninge no madamu wanjye twamushatse tukamwibyarira sinzi kunyumva neza rero uru rubyaro nirwo noneho ruba rukiranutse kuko ruvutse muri systeme isi takira iyi systeme yacu yo kwashimiye na Robert wenyine yuzuye icyaha iyo yavuyeho iyo yamaze kuvaho kuko iyi ngiyo yuzuye ibyaha izi kibi n'ikiza ubu twicaye hano tugiye muri iyo systeme reka tuyigarukemo
twicaye hano uri kudukamera ari gushaka views yego urumva twinjiye muri system y'ikibi n'ikizi iyi niyo kwashimiye na Robert Wano ariko iyindi ya hariya iriya itarabyawe n'ubushake bw'umugore iri kubaza ngo umukiranutsi abaho nicyo kibazo abantu benshi bibaza iri gushaka views yani iri gushaka views yani nimuvuga ko abakiranutsi bazavuga haleluya urumva urwo rubyaro ruratandukanye nguru rurimo Yesu Robert yego ukabo Eliya Bibiliya ivuga ngo utarigeze gukora icyaha uri kumva wese ari muri Kristo Yesu kuko nateka natekakirwa aho gazabaho iteka ariko bakwashimiye na Robert na Neri egari teka bakoze ibyaha bo nibashikira ubwiza bw'Imana nibazi naho Imana niba nibanahamenya ngaho Robert Yesu gahunda umukiranutsi abaho ndumva afashe icyambere umukiranutsi abaho abantu babyemere cyangwa se babyange tukimara kumenya ko umukiranutsi abaho umukiranutsi abayeho gute ese uwo mukiranutsi ntajya ahura n'intambara n'ibigeragezo ese iyo ahuye n'intambara n'ibigeragezo uwumugira umukiranutsi babanye bate amurinda buti ashobora kumurinda muri bya bigerageza ahuye nabyo wa wundi wamugize umukiranutsi ari we Yesu Kristo ese Yesu ajya arinda umukiranutsi kuko yego reka gisubize Yesu ajya arinda umukiranutsi yego Eliya witishubi Bibiliya igaragaza ko yari umuturage yari umuturage witishubi ariko umwe mu basuke b'Igaliyadi ageze mu gihugu cya Isirayeli ajyana imyanzuro ibwami kwa Ahabu aramubwira ngo narinje kukubwira imyanzuro nafata igihugu cyawe uri kumva narinje kukubwira imyanzuro nafata igihugu cyawe mbibutse ko Eliya yahagurutse agiye kwa Ahabu atabajije Imana ese ngende cyangwa mbyihorere ese nzagwayo cyangwa nzavayo aragenda gusa kubera ishyaka yo gukunda Imana erega uri muri Eliya ubundi aba ari connected nayo nta nubwo ngo ayibaze ubundi Imana ishyigikira donc uri muri Nshimiye Yesu wundi woza uvuga Imana ko yakimushyigikira ubushimiye yarashatse itagurutse ikirema ariko atari ugihagurukira uri Imana tibaya turacometse ni connection turi kona turi connected buriya reka mbabwire hari ibintu wenda tuvuge ama network ya za MTN n'ibiki hari igihe satellite ishobora guhinduka cyangwa kikata voilà ikavaho kumva satellite ikaba yahinduka ikavaho ikivanaho satellite ibintu byacu byo yewe n'umuriro wakura ushobora gupfa naruka bigapfa isi ibintu byose yagerageza gukora byo birangiye ariko connection y'ijuru turi connecte n'ijuru iyo connecte ni ikika ikika ryari rero ikika wa muntu yabaye mubi ariko Robert Yesu Pastor Nshimiye Yesu yegumye ari wa wundi Pastor Nshimiye Yesu uri muri shimi reka da ubundi abantu baribeshya Yesu ntabwo ari mu ijuru hoye Bibiliya iravuga nzagendera muri mwe nkorere muri mwe kesha ari abantu basenga Mana yanjye we okay reka ntabwo tugiye kuvugaho turi ndetse yacu turiho ariko ndumva rero iyo najye gufashwa nakitahira Imana nta nubwo iri muri Amerika abanyamerika Imana ntabwo iri mu Rwanda haba ari nakuri oya ntabwo iri njya mvuga ko tuyiremera ahubwo uva ukuntu avuga ngo aratwegereye tukwimyambaro atuye muri wowe agendera muri wowe akorera muri wowe nujya kurabika umuntu bigaza ku murwayi ntabwo ujya kumuhamagara nk'umuntu uri mu ijuru ari aho hafi muri kumwe niko nakubwiye ngo Robert Yesu babe biri connect ni gutya ni Pastor Yesu ni Pastor Nshimiye Yesu yego sorry gato abahanuzi ba Bayali barikebaguye iyabo niyazi ariko Eliya we kuko baba iyabo yari kure ariko iyacu iyabo bari basize no mu rugo kuko bayanu yo barayigendana ariko Eliya we kuko yarayifite abanga uyu munsi gusa bimenyekane ngo ngwino no leo bimenyekane uyu munsi bimenyekane ko ndi umugaragu wawe yego ndumva ngo
reka mvuge ijambo rimwe uyoboye ikiganiro sembizi byamuyobeye. oya ntabwo byanyobeye nabaretse kugira ngo bareka mukomeze muvuge ndaza kubabaza mumbabare gatoya yaravuze ku mukiranutsi uko abayeho uko Imana imutunga ubuzima bw'umukiranutsi. Eliya akimara guhagarika imvura narishatse kugira abadukurikiranye Imana Eliya ava ajyayo ntiyabwiye Imana ko agiyeyo, ariko avayo yahuye n'Imana iramubaza ibyo avuye gukora arayisobanurira. Irabwira ati none se kutambajije ntabwo ntacyo nakubaza turi kumwumvaga ndi kumwe nawe ishyaka ryandenze. Imana ukuntu yamubwiye yabwira Eliya we kubera yuko wakoze ibyo nagakwiye gukora njyewe ntabwo uzapfana nabo ndagushigikiye. ntabwo wowe uzabura amazi yo kunywa muri iyi myaka 3 n'amezi 6, ahubwo hari ahantu hitwa iburasirazuba nagiye ngufukurira akantu kitwa akagezi kawe nakisekereti uzagenda ukicareho uzajya amazi yako umva umukiranutsi kurabayo. Amina. Imukurikirana uzajya unywa amazi yako kageze kandi nta nubwo uzanywa gusa igihe kane cyaryanywa cyaturutse mu ijuru. Irabwira ngo ntabwo uzanywa gusa ahubwo negetse n'ibikona. Haleluya. Umukiranutsi w'Imana Imana iramutegekera. Haleluya. ikamvuga kuri aka uvuze ubuzima bw'abakiranutsi ukuntu babaho ubundi mwisi yabo imufukurira akantu papa mwisi yabo nta nubwo ibyo bibazo by'ibigeragezo n'iki byose binababambura. Umva amasezerano bafite amasezerano afite ukuntu abitse aho ugitse. Niyo mpamvu mvuga mwegeze kubaza ngo barusha icyo abandi. Aravuga ngo babarusha mu bintu byose sibyo everything. Uri kumva kuko aba bakiranutsi bo hari ukuntu bubakitse. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwa mbere ubagira abakiranutsi bantu nyine ubagaburira abafite mu biganza. Haleluya. Nta kintu na kimwe cyabafite sibyo. Ubwo no kuvuga ngo inzara ntabwo ifite ubushobozi bwo kubapfupfunira ibintu byose nta kimwe cyabapfupfunira. Yageze ku rwego abahihame rikomeye aravuga ngo naha amarembo y'ikuzimu azazikuka. Ntabwo aba bantu afite ubushobozi bwo kubashobora. Agera ku rwego abaha amasezerano yubakitse aravuga ngo bameze nk'igiti gitewe ahantu ku mugezi. Uri kumva gishorera imizi mu mazi. Izuba ricanye nta kintu cyarikoraho. Yarabajije ngo babaho bafite ubuzima n'ingingo ibarengera kugeza ku rwego. Ubundi wavuze ngo ntabwo Yesu ngo aba mu ijuru. Kanongere nsubiza kandi kantu natwe ntabwo tuba mu isi. Ntabwo tuba mu isi, tuba mu ijuru. Twe ntabwo tuba mu isi. Ubundi iyi si ni y'abapagani. Twebwe ntabwo tuba mu isi. Bango impamvu tuba mu isi ntiturayizi. Isi tusa nk'abayiriho ariko tugenda hejuru y'isi. Oya ntabwo ituzi. Twese ntabwo ituzi. Bibiliya bango twebwe iwacu ni mu ijuru. None utagereje umukiza ko azagira gute? Umva ngo ukuntu twagezeyo. Umva ukuntu twagezeho pasa. Akimara gupfa ageze ikuzimu akinguriye abera arabafata urufunguzo. Yatse Satani urufunguzo abafata mu kiganza acamo imanzi. Urukumva ahereye kubizeye kera n'abariho n'abazaza bose. Arabafatira abazamura abashyira se abatereka mu kirere. Arababwira ati dore ngaba yaminyago wanyu. Umugabo witwa Yohana yaraberetswe aravuga ngo bariya sebo ni bande. Avuga ngo ni babandi banesheje iyi mibabaro. Haleluya. Twebwe twarangije kuyinesha. Ubuzima tubamo kuretse cyo kozashimiyeho kwa kanaka wararwara nk'uko abandi barwara. Ibyo bya mituweli biraza ariko shimiye Yesu nta nubwo bimureba. Imana ishimwe. No kuvuga ngo twebwe ikibazo twebwe tugenda hejuru y'isi. Urumva turitendetse mu yandi magambo. Kwitendeka byananiye ngo nitendeke. Twitendetse twebwe hejuru y'isi. Dongo tumeze gutya ku isi. Ku isi tumeze tugenda hejuru. Tugenda hejuru. Tumeze ukungu nagutendetse ntabwo isi dukora. Tugenda hejuru y'amadeni. Tugenda hejuru y'ibigeragezo. Tugenda hejuru y'urupfu. Urupfu rwaje ndakwica. Tugenda hejuru yabyo twebwe. Ku musaraba wawe numara gupfa kugira ngo abantu bumve neza. Bashatse birango byanengo bazandika ngo iyi nimba y'umukirano. Njye nanabwiye n'abantu ko nimfa n'umugore nawe mubwiye ko azashaka ifoto iri mu mikorofoni aragenda ashiraho. Ifoto iri mu mikorofoni. Imana ifite mikorofoni.
baza muze kwifotora neza muyimbikire kuri mail. turabikora. Ya abakunzi badukurikiye ngira ngo muraza kubibona cyangwa se muraza kubyumva. Umukiranutsi w'Imana ararinzwe kandi umukiranutsi Imana yamukurikirana. Hanyuma hari ijambo wavuze uriya mugabo wita Eliya mwene wanyu n'ubundi ngo ari ku kagezi Kereti. Nasomye biranangira mbwa ngo kaje gukama. Yarapfuye kubera ko kagezi kakamye. Yamuteguriye Serefati. Yamuteguriye ahandi. Umukiranutsi w'Imana ubundi tubwira abadukurikiranye. Umukiranutsi w'Imana afite gikurikirana. Afite gikurikirana. Yamukurikiranye agiye kwa Haba. Sibyo? Ibana nawe. Imukurikirana ku musozi Karumeli. Ibana nawe. Imukurikirana imvura iguye. Ahabu agenda ku igare. Imana iravango nago uhagarika ndagutegera. Akaba yihanuye kwiza. Nago nakwemera ko imvura imunyagira. Imana iramutegera imwohereza imbaraga z'umwuka azigendaho. Oya, komanda ndafashe. Vuga mu ijambo rimwe. Yes. Azigendaho. Oya vuga mu ijambo rimwe. Dore ngiri yaramutegeye. Kabwira ijambo rimwe. Yavuga ngo niba mwarasogonye kamenya ko ni mu mwage. Niba mwarasogonye mukamenya ko Yesu agira neza. Ni mu mwegere. Niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi. Ariko ku Mana byaraturanijwe. Niyo buye rikomeza imfuruka. Agaze hepfo gato aravuga ngo noneho rero mwubakwe. Mwubakwe. Okay, ndashaka kuvuga ku kubakwa. Icyambere iri buye ni Yesu. Kandi Yesu twamaze kumenya ko ari Yesu Nshimiye. Sibyo? Yesu mukiranutsi ari we Nshimiye. Arega iyo Yesu ageze muri Nshimiye biba byabaye tayari. Noneho yaza kuvuga ngo aravuga ngo niyo mwarasogongeye. Gusogongera kera tukinywa inzoga. Wanyweye inzoga mu buhamya ntabwo yaba yaretse kuyinywa. Ku murindi habaga isoko ry'inzoga y'urwagwa. Mu gitondo iyo n'amafaranga nabaga mfite. Ariko abadukurikiye babyumve neza wari utarakizwa. Ibyo byihorera. Rose ndaza kuvuga Imana nyine. Ari umuntu ashobora kukumva akagira ngo uri umupasiteri unywa inzoga. Nanjye navuze utarakizwa. Kera. Nibyo rwose. Utarakizwa. Ndi kuvuga ku kintu cyitwa gusogongera. Kera utarakizwa. Bayaga dufata umuheha akajya gusogongera. Wivaniraga iwawe mu rugo. Ugasogongera. Yaba ari ibishye, yaba ari iryoshye. Zemwe wikurira mu rugo muhe. Wakurira mu rugo. Yaba ari ibishye, yaba ari iryoshye. Warasogongeraga wumira. Kamira gusa. Werera iruhande. Yabibishye baragenda kamaze kandi 50 wamaze guhaga. Ariko ku bantu bacuruza baje kugura inzoga we iyo sogongeraga ntabwo yamiraga. Yarajundikaga agaciro kugira ngo ataza gusinda atarumva inzoga ashaka. Yego niba mwarasogongeye yagera ku nzoga nziza agaterura agashira ku ruhande. Ndi kujambo riva gusogongera ukamenya twamaze gusogongera. Kandi uwo twasogongeye turamuzi. Haleluya. Amina. Kandi uwo twasogongeye noneho araryoshye turamumira. Aba murimo. Twaramumize. Ibibishe twaraciriye. Twakira ibibishe nyine. Yes. Tumira ibiryoshye. Manisha. Nibango tumaze kumumira ntabwo twamushiriye ahubwo yagumye muri twe indani. Ni ugendera muri twe. Agenda twaramumize. Ni ukorera muri Nshimiye. Umva imbaraga akoreramo. Umugabo umwe witwa Samsoni baramufashe kumva baramujyana. Narishoje bogoshe. Robert nagarishoje. Nacyo. Reka mvuge nakangaka kumva niba twasogongeye. Baramufashe barajyana ngo bogoshe. Kumbi babogoshe ikitogoshe ibirimo imbere ngo bageze ku munsi wa finale. Bageze ku munsi wa finale babwira Imana yivuga ngo Mana noneho subizamo ongera umeza kandi gasata. Doko ikiri muri w'imbere ntago bakigeraho. Bibiliya tuvuga ngo yishe. Orisomera bango nubwo bari bamwogosha abacamanza agasatsi ko ku mutwe we kongera kugira gute kongera kumera karimo imbere kavuye he karimo indani bango karongeye karamera. Urumva neza nubwo bari bamwogoshe agasatsi ko ku mutwe kongeye karamera kumera. Nukuvuga ngo Samsoni wo kwa Manowa niwe bari bogoshe. Ariko ubu naziri Samsoni wo kwa Mana
kera ntabwo bamugezeho bijyana muri bango nabaciye imanzi ninde wabapfupfunyura dore ngizi papa Dawidi yigeze kujya ku rugamba agezeyo arabaza ati kuri mugabo witwa Goliyati wabatumye mujya mu myobo ni muntu arabangwa arasenga haleluya ndafashijwe bati arasenga ko mfite amakuru n'amateka ko Imana yacu yigeze kutwambutsa inyanja itukura uyu mugabo arasenga abaha amakuru bati yes barasenga aramusubiza ati arasenga basenga iyihe Mana yitwa Dagoni iravuga oya irareba oya ati yarabatijwe awi irakebwe oya igigaburo ayo makuru naya iyo Mana ajya mu mwuka uri kumva yibuka ko umuntu Imana yasutseho amavuta nta muntu n'umwe uba ufite ubushobozi bwo kumukozaho inkota aravuga ati uriya nzamurya ndagira inama za data nzamurya uriya nzamurya zingaro brushette umutsima ubundi gahunga igoye kumira gari ya Gitarama nzamurya zafashijwe ngo Goliyati akimara kumubona yaje agendera mu ntuza muri Goliyati azabaza ngo kara Isirayeli bazanye abega kara Isirayeli bazanye babona ndimbwa none akana kamubwira icyo karicyo niyacyumva aravuga ati wa rugabo we uje uteranya amacumu n'uducumu njyewe ndagutera hari umuntu urimo imbere uri muri munini haleluya afite imbaraga arakumena uri kureba Dawidi wo kwa Yesayi ariko hari undi hari Dawidi w'imbere Dawidi Yesu yaje uribuka babaza ngo mbese mu bana bawe nta wundi usigaye mu bana bawe nta wundi usigaye ngo hari akaragira inama mukazane icyo gihe niwe Dawidi yatangiye kubera Dawidi Yesu akimara gusukwaho iki amavuta Samuel niwe wabaye ngo abana bawe bose naba oya hasigaye agahererezi yego kandi gasigaye agose ubundi akomana Yesayi nawe rero cyamunyereka nagira ngo tujya gusoza ndetse gato musabe tujya gusoza kavuga akantu kamwe nari kurya jambo rivuga ngo kubakwa nk'amabuye niko nashaka Yesu yaraje avuga ngo noneho namwe nimwubakwe nk'iki uribuye ndibuye uribuye aya mabuye urabona na forume reba iribuye ukuntu ringana gereka hiringi gereka hani inzu yawe ariko kubera ko ari ibuye ryaconzwe bitagombera inivo na ekeri iyo wubatseho rirafata niba kubakaho inzu ikabirabaye ubu turi amazu urukumva noneho rero inzu wa mukiranutse tuvuga inzu iyo umaze kubaka inzu ntabwo igutegeka ngo nshyiramo amakaro ahubwo nyiri inzu niwe uyiha ubwiza akenera nyiri inzu amenya ko the next inzu yamaze gusakarwa ikeneye inzugi inzu ikeneye amakaro inzu ikeneye irangi inzu ikeneye amadirishya inzu ikeneye amarido inzu ikeneye intebe ikeneye televiziyo niwe iterekamo ubwiza ashaka nyiri inzu ntabwo inzu imubwira ngo weho ngo shyiramo parafo yarange nyiri inzu aravuga ngo igihe cyo gushyiramo parafo kirageze yashyiramo range ndafashijwe umuntu ushobora kukwandikira muri komanteri akaba yateka umwabagabo mwe ko mwavuze ari ijambo ry'icyanditswe rikunda gutsinda abantu benshi iyo bageze ku bakiranutsi ngo umuntu wita umukiranutsi ngo aba yise Imana inyabinyoma uko niko kuri umuntu we Nshimiye yibeshya akavuga ati ngende umukiranutsi akabyigira Imana ibibaye inyabinyoma ariko Nshimiye umugira umukiranutsi twamubonye ntabwo ari njye Kristo niwe ugira umukiranutsi akinjira muri wowe gusa Bibiliya banga ibya kera ariko ubundi yivuze ngo ibya kera ibishatse kuvuga ibya kera ni za nzoga twavuye za karande za nzoga nanyweye ibyo kumenya ikibi n'ikiza ariko reka babwire ubu tuzavuye kuri karande munyemerere mbashimire nk'uko amasaha mbona ari kudufata mbashimire mbabwire ngo Imana umugisha kandi n'abari badukurikiye bose babwire ngo mukomeze muryoherwe n'uyu mwami Yesu turimo kandi nawe nkwifurije kubabwamo na Yesu iryo buye rizima ribe muri wowe Imana rero ibaho umugisha ukora na share na commentaire uyishyiremo rwose ubwire niba byakufashije umwuka w'Imana ambwiye ikintu ubwira abantu bari badukurikiye kibadusoza ntago nciye mu ijambo wari utuyoboye nubwo ndiciyemo nyine ariko nta kibazo iyo umuntu abaye Robert Yesu akaba wowe udukurikiye Yesu utangira kuba mu buzima nka Yesu wagenda mu modoka ukagenda nka Yesu waba wicaye mu rugo ukaba wicaye nka Yesu
ukaryama mu rugo nka Yesu donc ubuzima bwawe butangira kuba Yesu nushari niho ugera noneho agatangira ukaba utatinyuka kujya ku mugore w'abandi ngo umwurire hejuru ubavuga ati zongenda Yesu tujye kurira umugore w'abandi kandi Yesu atajya abikora aya no mu rugo iwawe ukamugwaneza woroheje mu mutima uba Yesu haleluya wajya guterura amafaranga y'abantu kandi ati Yesu nawe yikoreye amafaranga y'abantu sinzi niba wumva kubiva ubuzima kuba Yesu ariko iyo batatarimo Yesu cagiye abantu nitwa umuriro wa utwana abo kanya yego donc turakizwa rero uyu munsi tukwifuze kukizwa bakira Yesu nk'umwami n'umukiza wowe wari waraguye uyu munsi uzongeye sa Imana imbaraga kwambika imbabazi mu izina rya Yesu Kristo kandi nawe wari utaragwa cyangwa se ukiri muri Yesu wenda gake gake ongera wambara imbaraga z'Imana umenye ko Yesu Kristo atuye muri wowe mu izina rya Yesu. Mureke Yesu atuyobore, mureke Yesu atugenge, Imana ibahe umugisha. Ariko kandi birashoboka ko abantu bashobora kuba badukurikiranaga, hari abantu bashobora kuba bashobora kuvuga ngo oya umwana ni mumureke nawe n'umwana w'Imana. Murabona aje mu kiganiro dusoza, ni byiza nawe nazemo, nawe n'umwana wa Yesu kandi amurimo. Hari abantu bashobora kuvuga ngo aba bagabo wabavugisha nkabasobanuza neza, ushobora kubyumva gutya ntabisobanukirwe. Ndagira ngo ushobora kuzaguhamagara munyemere mutange kontakte zanyu, hanyuma uzaba afite icyo ashaka kukubaza azakuvugisha. Nimero yanjye ni 0785216618. Umushumba wacu nimba mwayitanga nta kibazo. 0782653967. Eliya 0778933336. Ndasoza mvuga ngo umukiranutsi w'Imana afite gikurikirana. God bless you. Umushumba wowe niki watubwira? Urakoze cyane. Robert Yesu Imana izabihishurira. Murakoze cyane. Nanjye kameramani, nanjye Yesu ature muri jewe, ayongerawe muri je. Amen. Astra Vista, turabakunda. Amen.